Yesu nashimwe cyane, Imana y'amahoro nihabwe icyubahiro. Turi muri cya kiganiro cyacu buri munsi hamwe na Kristo Yesu, buri munsi hamwe n'Imana, buri gitondo. Uko tubyutse, uko twicuye, buri gitondo hamwe na Yesu tuba twabonye mbano nshya nanone kandi y'umugisha. Dawidi navuze ngo uyu munsi ni umunsi data turemeye ngo tuwishimiremo. Muri cyo kiganiro cyacu rero buri gitondo hamwe na Yesu, murabizi twatangiye urugendo rwo kwiga ku ijambo ry'Imana nk'imbaraga zihindura, kandi niko biri, ntago ari nk'imbaraga ahubwo ni imbaraga zihindura. Ijambo ry'Imana ni imbaraga zihindura. Mu gice cya mbere cy'iyi ntego ya ijambo ry'Imana n'imbaraga zihindura, twarebye ngo ese iyo umaze kuryumva ukora iki, ubigenza ute, rirahindura cyangwa ntirihindura. Reka mbabwire ahangaha bavandimwe muteze amatwi, ubundi isi ntabwo ikeneye ibyo tuvuga, ahubwo ikeneye ibyo dukora. Umuhanga yigeze avuga ijambo, aravuga ngo ibikorwa bivuza induru kurusha umunwa. Umuntu avuza induru akoresheje umunwa, ariko ngo ibikorwa byo biyivuza cyane kurusha umunwa. Rero hari n'undi wavuze, arimo avuga ku babyeyi, aravuga ngo ntuzababazwe n'icyo ubwiye umwana ntagikore. Ibyo ntibizigere bikubabaza. Umwana namubwiye ngo jya muri ibi, umwana namubwiye ngo kora ibi, umwana yabyanze. Ibyo ntibikakubabaze, ngo ahubwo uzababazwe n'icyo ukora adakora. Urabyumva nawe, uzababazwe n'icyo ukora umwana adashobora gukora. Uzavuge ngo ibintu biri danje, ibintu biteye ubwoba, kuko murabizi ko abana bigana. Niyo mpamvu iyo turimo twigisha ababyeyi tubabwira ngo abana nibarerwe mu buryo bw'urubyaro rwubaha Imana, turavuga ngo ntiwatanga icyo udafite. Umwana ntazafata iwawe ikidahari. Mu myaka ye myiza cyane kugeza ku myaka 13, murabizi ko nibura haba impinduka zidasanzwe, ariho umwana ahabwa ibizamutunga mu buzima bwe bwose, kubera impamvu z'imiremerwe. Niko data yabishimye. Igihe cyo kurera ubundi yagihaye uburyo gikorwamo, ntabwo ari byo turi butindeho. Rero ntago umwana azafata ibyo atabonye mu rugo iwawe. Nimba ushaka ko umwana wawe azasenga, senga. Nimba ushaka ko umwana wawe azasoma ijambo ry'Imana, risome. Umugabo mwegeze gutanga ubuhamya, aravuga ngo papa we buri gitondo ntigeze amwigisha gusoma Bibiliya. Buri gitondo yajyaga amanuka akajya muri kavi. Rero umwana uko amubonye akibaza icyo ajya gukora. Hanyuma umunsi umwe amusanga yasangamo arasoma Bibiliya, undi munsi amusangamo arasoma Bibiliya. Umugabo aravuga ngo nakuze nsoma Bibiliya kubera uburyo nabonaga data ajya gusoma Bibiliya. Ntigeze amwigisha gusoma Bibiliya, ariko nibyo byamukojeje, nako nibyo yafashe amaze gukora. Rero nanjye nkunda gusoma Bibiliya. Ubuhamya bwanjye bwite, nkunda gusoma Bibiliya ku rwego mbese ntakubwira uko bimeze. Ntago ndi umuhanga muri yo, nubwo mfite ubushobozi bwinshi muri yo, gusa nyine umwuka wera n'icyo akora. Wenda tuzareba imbaraga z'umwuka mu kumva ijambo ry'Imana, agenda gusobanurira, agenda kwigisha. Gusa nkunda gusoma Bibiliya. Numva umunsi wanjye wabaye mwiza igihe cyose mbyutse mu gitondo nkahura n'ijambo ry'Imana nkasoma Bibiliya. Kandi mbikunda iyo ndi jyenyine, nibwo numva byinshi. Mba numva byinshi iyo ndi jyenyine, nibwo numva ijambo ry'Imana ndyumvise cyane. Ibyo rero bituma numva buri gitondo nihererana na Yesu, hanyuma cyane mu ijambo no mu gusenga. Ni ibintu bibiri numva mpa agaciro cyane mu buzima bwanjye bw'ubu bugingo. Rero gusoma ijambo ry'Imana nabikuye hehe? Ntago nzi imyaka, ariko nari muto cyane. Nari nkiri muto, nari muto ku myaka mitoya, nari ntaratangira ishuri. Nari umwana muto w'incuke, munsi y'iyo myaka nyine y'ishuri. Nimvuga imyaka y'ishuri, njyewe ntago nize nasari, ntago urumva, nize muri ya myaka twatangiraga dufite 7. Rero nimvuga imyaka mikeya y'ishuri, ntuze kuvuga ngo ubwo se yari afite 2. Oya, nari mfite munsi y'imyaka 7, 4 gutyo 3. Njye nagiye muri Sunday school mfite imyaka 4, naninjira no muri korali kuri iyo myaka. Nakijijwe mfite imyaka 9. Noneho mama yakundaga gusoma Zaburi, nicyo gitabo nzi yakundaga gusoma cyane.
uko buri mugoroba yajyaga kuryama yicaraga ku gitanda, iyo shusho ntijya imvamo, njya mureba yicaye ku gitanda arimo asoma Bibiliya, kandi ndabizi ko yasomaga Zaburi, ntabwo nzi uburyo namenye ko yasomaga Zaburi, ariko muri iyi minsi niyo shusho mfite y'uko yasomaga Zaburi, ubwo niyo yasomaga kuko ariyo ubwonko bwanjye bwarikodinze. Hanyuma rero uko mbyibutse yicaye ku gitanda asoma Zaburi, mpita numva nkeneye Bibiliya, mpita numva nshatse biri iruhande rwanjye, mpita numva nshatse kwinjira mu ijambo, mpita numva nshatse kurisoma. Ubwo buhamya rero mbuvugiye iki? Bushize twarimo tuvuga ngo iyo ijambo ryumvise birangira biti, bihindura biti. Hanyuma rero mbabwira yuko imikorere ijya ivuza induru kuruta umunwa. Uburyo ki umwana yigana ni nako isi iteye nk'uko nguko. Ntago isi izahindurwa nuko tuvuga gusa, izahindurwa nuko dukora. Impamvu abantu benshi batanga yuko ivugabutumwa ridahindura abantu ni uko tuvuga kenshi ibyo tudashobora gushyira mu bikorwa. Mu gitondo nkabyuka nkabwira ati mujye musenga buri gitondo, kandi njyewe ibyo simbikozwa. Uwo mwuka ubiherekeje uwo uba ntabwo ufite limiti. Umwuka uherekeje icyo kintu mvuze ntakora wo ntufite limiti, wafekita n'abarimo babyumva, rero ntibitange umusaruro. Nimba mbabwiye ngo mubyuke musome ijambo ry'Imana, ndagomba kuba mbikora kugira ngo izo mbaraga ziherekeje iryo jambo zibe zifite ukuri kose kw'icyo ndi kubabwira, kugira ngo rero ubutumwa bwiza buhindura isi nuko buherekezwa n'ibikorwa. Nimba wigisha abantu ngo ntugasambane, ntukibe, ntukabeshye, ribe riherekejwe n'ukuri kuva mu mutima, ubundi abantu ntabwo bahindurwa n'ibyo babwira. Kandi ijambo rigira imbaraga cyane iyo ari principe z'ubuzima bwawe, byarabanje guhindura ubuzima bwawe, ukavuga ati narabibonye rirakora, narabibonye iri jambo rirakora. Imana ibahe umugisha. Twarimo dutangira ku ijambo imbaraga zihindura. Rero uyu munsi wa kabiri, umunsi wa mbere twarebye ngo iyo umaze kuryumva ukora iki. Uyu munsi nanone turi buze kureba iri jambo, uyu munsi nuryumva, niyo teme ihari. Uyu munsi nuryumva, nuramuka uryumvise, ushobora kuba ntacyo wigeze ukora, ariko uyu munsi nuryumva. Abaheburayo igice cya 4 niho turi burebe uyu munsi wa none. Tuganira uburyo ki iyo uko Mose yavuganye n'Abayisiraheli, hanyuma yarangiza Abisiraheli rwose bakamubera ikibazo, bakumva ijambo ntibarishyire mu bikorwa. Amategeko 10 wenda tuzanabigarukaho. Umunsi umwe Imana yasezeranye nabo ku musozi umusozi Sinayi. Imaze gusezerana nabo baravuga ati Mose twumvire, mbese byari nk'isezerano rikomeye bagiranye n'Imana. Imana irabwira ati ndashaka gusezerana namwe, baha amategeko 10, nta yindi Imana, sinzi biki mwoba Uwiteka sawa. Nyuma gato Mose asubiye ku musozi, n'igihe cyashize, abanga baravuga ati niryo sezerano ryamaze igihe gito cyane. Mose asubiye ku musozi bahita baramya ikigirwamana. Avuye ku musozi nyuma y'iminsi 40, hari hatarashira iminsi myinshi, asanga abantu baramije ikigirwamana. Aroni yabakoreye ikigirwamana, kandi bari basezeranye n'Imana, tuzagukorera, tuzaba abantu bawe, tuzaba ubwoko bwawe, tuzakumvira. Banabwira Mose ati genda uvugane nayo, twebwe turabona turi abanyantege nke. Ariko ayo masezerano yamaze igihe gito cyane, niyo promese zitatinze. Imana n'Abisiraheli basezeranye isezerano rikomeye cyane. Icyo kiba cyabaye rero ntago babumvise icyo bababwiye. Uvuga ati ndi Uwiteka Imana yawe ukuye mu gihugu cya Egiputa, ntukagire izindi mana mu maso yawe. Ikongera ikababwira ati mfa, ndashaka kubayobora nk'abagezi Kanani. None yamagara Mose igiye kumuha aya mategeko 10. Ibyo bavuganye ku musozi bagende babyitondere. Mose yazanye asanga bacuze ikigirwamana, ayakubita hasi arayamena. Nyine nuko umujinya nicyo wamukoresheje, ariko nyine aha nari mvuze ngo aba bantu bakoze ikintu gikomeye cyane. Hanyuma reka turebe ku murongo twavuze igice cya 4, ariko ni igice cya 3, umurongo wa 15. Aravuga nk'uko bivugwa ngo uyu munsi niwumva ijwi ryayo ntiwinangire umutima nk'uko mwayinangiye mu gihe cyo kurakaza. Uyu munsi niwumva ijwi ry'Imana ntiwinangire umutima. Okay, turi
turi ku ijambo rivuga ngo uyu munsi nuryumva, uyu munsi nuryumva ntiwinangire umutima. Hari uburyo waryumvise, ese wakoze iki? None se uyu munsi ugiye kuryumva, ugiye gukora iki? Ese rigiye guhindura ubuzima bwawe? Uyu mugabo wanditse igitabo cy'Abaheburayo yakotinze iki cyigishwa, aravuga ngo uyu munsi niwumva ijwi ryayo ntiwinangire imitima nk'uko mwayinangiye mu gihe cyo kurakaza ku munsi wo kugerageza mu butayu. Ngo abasogokuruza baharakarije Imana barayitata, bakora imirimo yanjye bakabona imirimo y'Imana. Niko ijambo ry'Imana rivugamo. Ndasoma Abaheburayo 3:9, bakabona imirimo yanjye imyaka 40. Nicyo cyatumye ngirira umujinya ab'icyo gihe, nkavuga nti imitima yabo ihora iyoba kandi ntibarakamenya inzira zanjye. Nuko ndarahira n'umujinya wanjye nti ntibazinjira mu buruhukiro bwanjye. Rero ngaba ngo bumvise uyu munsi niwumva ijwi ryayo ntiwinangire umutima. Basogokuruza bararyumvise ariko barawunangira. Iravuga ati ndabajyana mbageze i Kanani. Bageze i Kanani, bataragera i Kanani, abatasi 10 babazanira inkuru z'incamugongo. Baravuga ati Kanani hariyo abanaki sinzi biki. Imana yabwiye ko izabajyanayo, ariko barangije baravuga ati ntago turi bugeyo, turashyiraho undi mwami dusubire muri Egypt. Imana ngirarakara cyane, ngirakarira b'icyo gihe bari babonye imirimo yawo y'Imana, irabarakarira mu myaka 40. Iravuga ngo ni ukuri umuntu wese wavukiye muri Egiputa ntago azagera i Kanani. Kutumva icyo Imana ivuze bitera ibihano, bitera urupfu, bitera kutagera i Kanani. Bene data, ese ujya wibaza igituma Imana inyuza mu matwi yawe iri jambo? Ujya wibaza igituma Imana ikwemerera ukumva ijambo rya Bibiliya cyangwa rivuye mu ijambo ry'Imana, ari ryo kino gitabo dufite cya Bibiliya? Ujya ubitekereza buri munsi, ujya ubishyira muri gahunda ukavuga ati ariko ni iki gituma aya magambo anyura mu matwi? Ni iki gituma buri munsi Imana ivugana nanjye gutya? Ni iki gituma ijambo ry'Imana rimeze gutya kuri njyewe? Ese ujya ubyibaza, ujya ubitekereza? Hano rero twasomye ngo uyu munsi kuri 15, nk'uko bivugwa ngo uyu munsi niwumva ijwi ryayo ntiwinangire umutima. Ndimo nsoza, reka nkubwire ngo ijambo n'imbaraga zihindura, ijambo n'imbaraga zidasanzwe. Ijambo ry'Imana ntabwo ari ikintu kiri aho cyoroshye, rifite ubuzima. Nicyo cyigisho tuzakurikiza hejo mu gitondo. Ijambo ry'Imana rifite ubuzima. Uyu munsi nuryumva, sinzi iryo wumvise uko ringana, ntago nzi Bibiliya wasomye uko ingana. Benshi bayifashe mu mutwe, abandi bafite imirongo, abandi ntaki. Gufata umurongo mu mutwe ukagera mu mutwe, uba ukeneye kugera mu mutima ugahinduka ibikorwa. Nimba ufashe ijambo rivuga ngo ntimukiganyire mwibaze iby'ejo, iryo jambo utekereza ko riziye ubusa? Ni ijambo rifite imbaraga. Kuki wiganyira kandi urifite? Ni igiki kigutera kwiganyira kandi hari ijambo riri mu mutima wawe rikubwira ngo ntimukiganyire mwibaze iby'ejo, kuko abejo bazibaza iby'ejo, umunsi ukuranye n'ibyago byago. Ijambo rikakubwira ngo ntukiganyire, warangiza ukaba ari cyo ukora gusa. Iyo ukiri usoma uba wumva ufashijwe, kuvuga ati yo ntabwo nzongera kwiganyira, ukagira ngo baguteye ikinya, cyamara kugushiramo ugatangira kwiganyira. Zigasa n'iziguye ku butaka ku kara, zigasa n'iziguye ku mahwa, amaganya akaziniga, zigasa n'iziguye mu nzira, abantu bakazikandagira, inyoni zikazitoragura. Rero Imana irakubwira ngo nimba ijambo ry'Imana rikubwira ngo ntukiganyire, ririya rifite ubuzima. Rifate, nimba urishyize mu bwonko, rimanure rigera mu mutima, rijye mu kazi. Hari observation, yego ntimukiganyire cyangwa se ntimutinye, wabisomye wabibonye, ariko se muri iyo message hihishemo iki? Harimo igiki? Harimo imbaraga z'Imana ziturinda kandi zitubuza kubikora, zitubuza kwiganyira. Iyo ikubwira ngo ntukiganyire, ni uko bituma wiganyira bizaza. Kubwira ngo ntugire ubwoba, nuko bituma ugira ubwoba bizaza. Ariko nyuma y'ibyo, muri iryo jambo, muri icyo cyanditswe, harimo ikikubwira ngo noneho ntubikore. Impamvu ni iyi: ndi Uwiteka Imana yawe. Imana ishimwe. Ndi Uwiteka Imana. Imbaraga mfite, ubushobozi mfite bukubuza kwiganyira. Ubushobozi mfite uramutse ubusobanukiwe bwatuma utiganyira. Mbese ni nka cyagisho twavuze ngo ni ikibazo cy'amaso ufite, umenya ingabo kugose ubundi ntiwakiganyiriye. So rero iyo usomye iryo jambo nanone rikagucaho, ugasigara wiganyira, ugasigara wihebye, ugasigara ufite umutima udatuje, ijambo ntacyo riba ryakumariye. Kandi nabwo ngo ijambo ni ubuzima, ni ukuryizera. Question ni imwe, ni ukuryizera.
reka mbashimire bavandimwe, reka mbabwire ngo umunsi mwiza, uyu munsi mwiza, ariko ijambo ryose wumvise uyu munsi cyangwa se uzumva n'ejo bundi, ujye urifata nk'aho Imana ivuganye nawe, urishyikire nk'aho umwuka wera aganiriye nawe. Twabonye umwami wamusomeye igitabo ahita atanyaguza imyenda ye, aravuga ati Imana ivuganye nanjye. Buri niko yavuze ati Imana ivuganye nanjye, imbwiye ko izahana kino gihugu, nimugende mumbarize nimugende mumbarize aho ibigeze, proje yayo yo kuduhana aho igeze. Iramubwira ati nzabahana, ariko kuko waciye bugufi uzaba utakiriwe. Rero niwumva ijambo rikuguye mu gutwi, ukumva umuvugabutumwa aravuze, ukumva Bibiliya urayisomye ukayumva, rero nicyo ijambo ryaje, kandi niweho ryaze uyu munsi, niweho ryavuganye nawe. Imana yavuganye nawe openly, ntahinyujije, amen. Tugushimiye Yesu kujya uganira natwe buri munsi mu ijambo. Icyubahiro n'ikibi cyawe. Mbifurije kugubwa neza, mbifurije umunsi w'umugisha, muhabwe umugisha n'Uwiteka, kandi Yesu akomeze abane namwe. Shalom.